Ikaze mwebwe mukurikirana ibiganiro binyura kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel. Turabasuhuje kandi tubabwira ngo mwirirwe neza, amakuru yanyu se mumeze neza. Nimuze maze twongere twihurize hamwe tuganira kuri no filime y'umusore episode ya 47 yasohotse ku munsi w'ejo, aho ngiye kuyibafata ubundi tukayisesengura tukarebera muri bimwe mu byagiye bivugwa muri iyo episode yatambutse haruguru. Mbahaye ikaze rero kandi abaramukije, bifurije kugubwa neza mwebwe mwakomeje kunyereka urukundo tugagomeza kubana. Ikaze. Bitangiye umuvandimwe witwa MK Original atarava ku izima, afite gahunda yo kujya gushaka umuvandimwe witwa Cyusa aho ashobora kuba aherereye, kuko afite urugamba rwo kwibaza nimba Cyusa yarapfuye cyangwa se akiri muzima. Ngo byanga bikunda uyu munsi agomba kujya gutembera, ubundi yarangiza akajya iwabo wa Idirisa akajya kureba umuvandimwe witwa Cyusa nimba ari muzima cyangwa se yarapfuye. Ubwo kandi uko MK Original yibaza gutyo ni nako Cyusa yibaza gutyo nimba MK Original akiri muzima. Ese ubundi muri kwibaza umunsi MK Original yagize gutya agahura na Cyusa, ni hashobora kuzavuka ibibazo cyangwa se akazamuka urukundo rudasanzwe bikarangira banapanze basohoye na save the date z'ubukwe. Bariya bana reka tuvugisha ukuri barakundanaga cyane. MK Original yagize gutya aho yararwariye, ubundi arangije ahamagaza umuvandimwe witwa Taiga, yagize gutya akamutabara akamujyana muri ya rugo akabasha kumuvuza, akamuvura isasu bikarangira MK Original akize. None ubu ngubu tuvugana MK Original ni muzima nk'ibizima byose, aho yahamagaje Taiga akamubwira ati Taiga vayo hano tuganire. Ati Taiga ndagushimira yuko wanabaye, ati ndagushima cyane, ati ntabwo nari nzi yuko biriya bintu byo kunabara wabinkorera ndetse ukanyitaho nkaba nyiri muzima, bikaba birinze aho ngeze ahangaha nta kibazo na kimwe nari nagira. Ati wemeye kwishyira mu bibazo no mu kaga kubera njyewe, ati ibyo ngibyo ndabigushimira cyane kuko ntago nari nzi yuko wabikora. Taiga yamubwiye ati biriya kubikora byari nk'inshingano zanjye, ati kuko urabizi twarabyirukanye twarakuranye, ati rero sinibaza impamvu nakubona uri mu bibazo nkabasha kugutererana. Ati ibyo ngibyo byo ntago byashoboka. MK Original yaje kumubwira ati ntago nari mbizi rwose, ati gusa nyine ndagushimira, ati ariko size ngizi ikintu gitumye nkuhamagara, nagira ngo nkubwire yuko nyuma yuko ubashije kunyitaho size ngizi ubu tuvugana ndi muzima, ndumva ni fit, meze neza cyane, nta kibazo na kimwe mfite. Ati ndi kwifuza kujya gushaka umuvandimwe witwa Cyusa nkareba koko nimba yaba akiri muzima cyangwa se ashobora kuba yaritabye Imana. Ati ariko ndumva mfite ibyiringiro muri njyewe yuko nshobora kuzasanga akiri muzima. Ati nyuma yuko mbonye Cyusa nzagaruka nongere mushimire. Nibwo umuvandimwe witwa Taiga yagize gutya arangije aramubwira ati MK Original subiramo ako kantu. MK yongeye bisubiramo koko nk'uburyo ki yarabivuze. Nibwo Taiga yamubajije ati se MK, ati urumva koko icyo ngicyo ari cyo kintu cya mbere wagakoze? Ati urumva icyo ngicyo ari cyo gitekerezo wakagize? Ati urumva kujya kureba umuvandimwe witwa MK Original ari byo wakabaye ukora? MK Original yamusubije muri aya magambo, yamubwiye ati Taiga ndagushimira rwose waramfashije, ati sinabona icyo nkwitura, ati ariko kuba ndiho nazi yuko umuvandimwe witwa Cyusa natabaye kuva ku iherezo rya mbere kurinda tugeze size ngizi tugeze, kurinda tugezwe aho ndasa, ati ntago nabaho nuje, ati nyemerera njye kureba nimba ashobora kuba akiri muzima cyangwa se atakiri muzima. Nibwo umuvandimwe witwa Taiga yamumaze impungenge, ati ashobora kuba akiri muzima, ati kuko mu minsi yashize nagize gutya nemberera iwabo njya kureba nimba ari muzima cyangwa se atari muzima. Ati gusa nyine amakuru nabashije gufata ambwira yuko uwo muvandimwe akiri muzima. MK Original yamubwiye ati bidatinze uyu munsi ngomba kugira gutya nkambara neza nkajya gushakisha umuntu witwa Cyusa. Uwo muvandimwe yamubwiye ati uzagende kandi uzagira urugendo rwiza, uzaruhirwemo nuzahuriremo n'ibibazo nk'uburyo kitwebwe ubwacu tuba tubitekereza. MK Original yavuze ati ndabizi neza yuko nta bibazo nzahura nabyo, ati kuko ndabizi yuko ndi guhigwa nzagenda nihishahisha, kandi bidatinze haruguru gatoya mwibuke umuvandimwe witwa Taiga yahise amubwira ati iwabo wa Cyusa barimutse. MK Original ati se koko barimutse? Arongera bisubiramo ati barimutse, ati gusa nyine aho bimukiye
ati ndahazi, ndaza kuguhereza location iza kukujyana kugeza ibwo ikugejeje iwabo wa Cyusa, ukajya kureba koko iyo nshuti yawe nimba ikiri nzima cyangwa itari nzima. MK Original yahise amushimira aramubwira ati urakoze cyane rwose, ubundi wakagize inshuti yakagize wowe, ubundi niwe wakavuyemo umugabo, aho wabashije kuntabara ukaba ugiye no kumereza location y'ahantu iwabo wa Cyusa bimukiye. Ubwo Cyusa na mama we ndetse na papa we ariwe Idirisa bari bicaye mu cyumba rwose mu ntebe bari kuganira ibintu biteye ubwoba cyane, aho Idirisa yarari gutera ubwoba mama we, aho Idirisa yarari gutera umugore we mama Cyusa, ndetse na Cyusa ari kuvuga buryo ki agiye kubarasa akabicira akabirangiriza. Yatangiye ashyira hejuru amagambo avuga ati uwo ni Idirisa wabibwiraga umwana we ndetse n'umugore we, ati saha z'uko murangije kugambana kunyica mukaba mubibuze, ati saha izi ngizi ntabwo mwari mwareka buriya bucucu n'ubugoryi mwari murimo, ati cyangwa njyewe mbiyicire birangire. Ubwo Idirisa yari afite imbunda yayitonze mu mutima w'umugore we. Ese ubundi uriya mugabo ngo ni Idirisa ni muntu ki? Uriya mugabo utagira impuhwe z'umwana we ndetse n'umugore we bitebye amakuru ye ese ubundi ameze atateye ate? Ibyo byose turaje tubikurikirane muri kino kiganiro nabateguriye, turi kunyuza kuri no muyoboro mugari wo tubicana yacu ndetse ari nayo yanyu. Nyamuneka ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo winjire mu muryango mugari wo tubicana yacu ndetse ari nayo yanyu. Akimara kuvuga ayo magambo ntago byigeze birangira, nibwo mama Cyusa yagize gutya arangije aramubwira ati ayahe magambo? Ati se ubundi ubungubu ubona kuko mfite umugabo? Ati se ubundi wahinduwe n'iki bite bya makuru yawe? Kuki ushaka kutwicuka tumarira ku rucuncu nyuma yuko umennye amaraso angana kuriya? Papa Cyusa yamubwiye ati nyuma yuko utekereje kuvuga ari amagambo ngiye nkabiyumvira ubwanjye, ati ni ngombwa yuko mbica mbere yuko munyica. Akimara kuvuga ayo magambo nibwo umuvandimwe witwa Cyusa umeze nk'uwihebye byarangiye rwose, umeze nk'uwapfuye yagize gutya arangije arasa ku ntego aramubwira ati papa wowe uri umwicanyi, ati nagira ngo nkubwire nkumarireho, ati njyewe nyica ngenda ariko mama wanjye umureke, ati kuko mbonye uko mutanga nahita nkuhwanya. Ayo namwe mu magambo yatangajwe n'umwana witwa Cyusa ari we wabyawe na Idirisa ndetse na mama Cyusa. Cyusa yabaye igihare, Cyusa ameze nk'uwihebye, Cyusa yarihebye byararangiye. Bakivuga ayo magambo bari guhana nibwo umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya wamwicanye ruharwa warashe MK Original wasizweho na Kayi, afata imbunda ye araza rwose ababaturutse inyuma. Yahise abwira Idirisa ati none ahangaha nkubone washyize hasi iriya mbunda. Idirisa abanjije kwaka gushyira hasi imbunda yaragiye kurashisha umugore we ndetse n'umwana we, ariko biza kurangira n'ubundi akomeje kuyimutunga. Arebye inyuma asanga n'umuvandimwe witwa Morgan umwicanye ruharwa, aza kugira ubwoba koko yambunda birangira ayiteretse hasi. Akitereka hasi kandi nibwo umuvandimwe witwa Morgan yahise amubwira ati size ngizi ndifuza yuko wambwira ahantu umuvandimwe witwa MK Original aherereye ndetse n'umugabo witwa Kayi, ati kuko zino situation ino mikino yose kano gakino kose ndabizi yuko ukarimo, nyuma yuko mbashije gukora akazi nkabura umuntu memba ari amafaranga byanga bikunda ugomba kuyamate kuko niwe watangije runo rugamba, kuko Kayi naramubuze, ati nutayama nshobora kuza kumena amaraso atari make, ati kuko ndakurasira hamwe n'umugore wawe ndetse n'umwana wawe Cyusa, hagati y'umuryango wawe umuryango wose ndawurimbuza. Ibintu biza gushoberana birayoberana biza kubura gica, nibwo umuvandimwe witwa Cyusa yagize gutya arangije ahangara umuvandimwe witwa Morgan aramubwira tumva wa kigabo we, ari wowe ari nawe ari na data nta numwe ndi gutinya, ati kiza nuko mwandasa nkagenda, ati hari ikintu ndi kwifuza yuko wambwira. Ese umuvandimwe witwa MK koko yarapfuye? Ati cyangwa ntabwo yapfuye. Yahise amubwira ati zibaho ngaho, ubundi arongera bisubiramo ngumva wa kigabo we ni wowe ndi kubaza, umuvandimwe witwa MK yarapfuye? Ati cyangwa ntabwo yapfuye? Nibwo yagize gutya arangije aramubwira ati yarapfuye. Yahise ahaguruka ubundi arangije aragenda. Haje gukurikiraho agace k'umuvandimwe witwa Kamariza aho yari yicaranye n'umwicanyi witwa
Saidi. Aho Saidi yari yicaye ari kwirebera agasobanuye, nibwo yamusanzeyo arangije atangira kubaririza ngo arashaka Morgan. Saidi yamubwiye ati nyuma yuko bwa bucucu bugabanyije se kuko waje gukira bya bisazi wari ufite, ati bite bya Yesu uramushakira iki? Nibwo yaje kumubwira ati nawe uhari. Akimara kumubwira amagambo baje guterana amagambo bakomeza gucyocyorana, ubundi birangira rubuze gica. Umuvandimwe witwa Kamariza agira gutya arasohoka, ubundi arangije aragenda. Nibwo umuvandimwe yamubwiye ati ubushize kino kigabo cyawe cyaje ahangaha kiza kivuga ngo gituruka ikibungo ngo kirashaka kuzaturogesha. Nibwo yahise amubwira ati twebwe ntabwo tujya turogwa. Kamariza yahise asohoka aragenda. Haje gukurikiraho igice cya Cyusa ndetse aho yarari guhanira umuvandimwe witwa MK original. Umuvandimwe witwa Morgan akimubwira yuko umuvandimwe witwa MK yapfuye, nibwo yagize gutya arangije arahaguruka ajya mu cyumba, ubundi mama we ashaka kumukurikira. Bahita bamubwira ati nuhaguruka ndahita nkujanjagura umutwe, komeza wicara aho ngaho niwemerewe kwatimuka, ati kuko ndashaka kubarasira hamwe. Cyusa yagiye afata amazi yarari mu gikombe mu gatasi arangije aranywa. Numbaze nimba yiyahuye kuko yahise agaruka yicana na mama we aho ngaho muri salo, ahita amererwa nabi cyane. Nibwo mama we yahise amufata mu nda, amufata ku mutima aramubaza ati Cyusa umeze utubaye iki? Cyusa ntiyarakibasha kuvuga. Ubundi filime bigeze ku musozo ibirizinze. Reka tubashishikaritse gukurikirana indi episode twabateguje saa 5:30 igiye kunyura ku muyoboro mugari YouTube channel witwa MK Original TV. Uburyo bw'amashusho nanjye tukaza guhurira hano saa 12 n'abakoreyeho imwe muri the commentaire ivuga kuri iyo channel yasohotse haruguru. Mwiko gukanda subscribe mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana.